ngo wanjijiwe iyo wifata ukajya kuri mikoro ukata ku munyamakuru nka Keza Cedro ngo ubundi ngo ibyo uvuga wowe ngo ubizi ngo ubundi se iriya SKFM ubu uri muvuganira ubundi bo barakuzi. Ese niba wumva ushaka akazi kabo wazagiye ukakabasaba neza ariko hatajemo kwibasira abahoze ari abakozi bayo? Ese ubundi uri umuntu ki utinyuka ukataka umugabo umeze nka Keza Cedro cyangwa se Alan Ruberwa? Urinde ubundi? Uri igicucu 100%, nabisubiramo, uri igicucu 100%. Ayo ni amagambo y'abafana nakita ngo ni inkoma amashyi babona inzu zishya bakavuga ngo ni musase n'iryamire. Ku munsi w'ejo nakoze ikiganiro ngikora ku munyamakuru Keza Cedro yagiye muri groupe ya WhatsApp Extra Time ya SKFM, arifata aramfukuza amvanamo ngo nuko nari ndiho mvuga ngo kuba Alan Ruberwa na Cedro ngo bagiye bakajya kuri Radio 10 bakava kuri SKFM, hanyuma bagera kuri Radio 10 bagatangira bakagenda basebya kiriya kigo cy'itangazamakuru nka SKFM, bacyambura agaciro, bakagenda bakicara n'aba ngaba ne bari Leonidas, bakicara n'abo bamutangazaji, bakajya hariya bakavuga utugambo kuri SKFM. Ntibamaze gushyikiriza amakuru bari yabanzi ba SKFM, bukeye bwaho baragenda baritereka, ndavuga Leonidas na mutangazaji, batangira gushyushyura twa dutiku twabo nk'uko badushyushyuraga bakiri ku isibo. Ibyo rero ndamutse mbivuzeho mbona barukurikira izindi muri groupe batangiye kunyataka, ambwira utugambo tudashinga, hatangira amwe agaca mu bikari bakanyandikira ambwira ibigabo biteye isoni. Umuntu w'umugabo kubona ajya mu gikari hagatanya akavuga utugambo. Kera umugabo yagiraga amagambo menshi bamwitaga ngo ni umugore, kuko abagore nubwo muri iyi minsi basigaye nabo barahawe agaciro nk'akabagabo, ariko mu gihe cyashize wasangaga umugore afatwa ukundi kuntu kundi gutandukanye nuko ubu muri iyi minsi ari gufatwa. Rero umugabo yagiraga amagambo menshi bamwitaga ngo ni umugore cyangwa se bakamwita ngo ni umugombozi. Ntabwo bikwiriye man, ntabwo bikwiriye kuba umunyamakuru ari ku gitangazamakuru runaka. At the end of the day kiriya kinyamakuru gitangazamakuru akakivaho akajya ku kindi gitangazamakuru kindi. Ibyo ni ibintu bisanzwe man, ibyo ni ibintu bisanzwe. None rero kuvuga ngo runaka yagiye ngo yadusize, ngo kwanza ngo ntabwo adusiga ahangaha natwe ngo turagendana, ugatinyuka ukabyandika muri groupe ngo twabuze abantu bakomeye, ngo abanyamakuru bacu ngo baragiye, ngo ubu ngubu ikiganiro ngo bakoraga ngo kizakorwa nande bitewe n'ukuntu twabakundaga, ngo ubu natwe turagiye ngo turabakurikira kuri Radio 10 hari aho bagiye. None ukaza ukabyandika muri groupe. None se byanditse muri groupe ntunacyo ngo gikane ngo byandikeyo, kandi groupe uzi neza ko ifite abanyamuryango benshi barenga 100 bayikurikira. Ubwo urumva utari mugumura na babandi bose bari muri groupe? Niko bimeze, niko bimeze. Ntago byari bikwiriye ko uwitwa Patrick biriya bintu byandika muri groupe rwose, ntago byari bikwiriye. Ye naraje ndamurwanya, maze kumurwanya none muri groupe, muri video nabonye mu makomenti nabonye banyatatse, baranyataka pe, abafana baranyataka ewana, banyita injiji, banyita ikigoryi, banyita ikimara, banyita imbwa, banyita ingegera. Ariko kuri nge ndi fier y'ibyo nakoze. Video nayiteguye neza ntuje, nta kibazo n'iki na gito mfite, nta kibazo n'iki na gito nari mfite. Nimba se baragiye bagafata ibyo nandikaga muri groupe bakabiha Keza na Alan Ruberwa bagatanya bakanyigaho, ubundi
kunkura muri groupe ubundi bimaze iki? Niba umuntu wese mutavuga rumwe ariko ujya muri groupe ukamufukuzwa mukuramo, none se impinduka zizava hehe? Ngiye kuba naje nkavuga ngo ntabwo byari bikwiriye ko we Patrick wandika biriya bintu, kubera ko SKFM ukurikirwa n'abanyarwanda benshi, abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Ije ntabwo nakabizize, ese nabizira ngo bigende biti? Tuzabona impinduka gute? Ryari? Niba umuntu avuga agashyirwa inyuma y'urugi, bibaho? Ntabwo bibaho, ntabwo bikwiriye. Umupira wacu w'u Rwanda nitwe tuzawubaka, kandi tuzawubaka binyuze mu byo tuvuga. Buri gihe rero niba umuntu avuze ikintu ntimwemeranywe, igisubizo si ukumukingirana gahere hanze, never. Ahubwo ngwino nawe uvuga uti ubundi wowe ibyo uvuga koko bifite ishingiro. Ubu Arani Ruberwa na Keza Cedro kuba bagiye, urumva nta ngaruka ikiganiro extra time kiri buze kuza kugira? Twicare tudebate aho ngaho, ariko nimba ndi buvuge ukamfukuza ukanyuka inabi ukangira injiji ukanyita ikindi kintu kindi gitesha agaciro umuntu, nanjye mbona ku nyimboga mu menyo. Niko bimeze. No kumbwira ngo nikozeho ngo ndikumanga ngo umuryango w'ahantu runaka ngo nuko ngo ndikuvugana na SKFM ngo nta nubwo nginzi, uri mashaka akazi kabo ngo nzagende ngo mbaswe akazi neza. Man, SKFM ni ikigo gikomeye. Umuntu wese cyatekerezaho ngo agende akibera umukozi yagenda, sibyo? Kwivuganira rero nta gitangaza kirimo, kubera ko bakoresha ukuri, kandi buri gihe tujye duharanira ko ukuri k'umuntu tukumurekera. Uri murumva? Niba umuntu avuga ukuri yere kukuzira. SKFM yaje hano ku butaka bw'u Rwanda nk'ikigo cy'itangazamakuru gikomeye kiriho abakozi b'intyoza. Yewe umwana bibonye mu maza yacyo, abanyamakuru cyatangiranye babasiniya until now kikibafite. Niba bwana SK, I mean Sam Karenzi, aje kuri mikoro akavuga ngo ngewe igitangazamakuru iki ari cyo cyose gifite umunyamakuru uri elite, nindamuka mwifuje nzamubona. Ayo magambo yapfa kuvuga n'umuntu wese wese. Ese ubwo umuntu utangaza ayo magambo urumva ari inde? Urumva izina rye, urumva uburemere bwe? Yitwa bwana SK. Umunyamakuru wese uri ku gitangazamakuru kintu runaka apfa kuba ari umunyamakuru musinia uri elite, ashobora kuba yaza akaduha umusaruro twifuza twebwe nka SKFM. Ndi tayari kumuzana. Wowe ari wapfa kubivuga ibyo bintu, wabivugira kuki? None rero umwe mu banyamakuru bakwaga muri icyo kigo yaragiye, ageze ku kindi gitangazamakuru kindi, ajyanye amabanga yahavuye. Muzi intambara iri hagati y'abanyamakuru SKFM Radio 10. Umukozi w'iyo radio avuye haragiye, aho kugira ngo agende akora akazi ke nk'uko bikwiriye, agiye kujyana amakuru adashinga, asebya havuye. Ibyo rero twaza twabirwanya ngo turabaheza nguni, ngo tuba turashaka ngo indonke kuri SKFM. Nazo ukuri n'ukuri tuzaguharanira paka, uwo bibabaza bizamubabaze, wowe bitababaza ntibizamubabaza. Byose ni ibyawe. Just ugomba kuba ubuzima ushaka, kubabara n'ibyawe, kwishima n'ibyawe. Man, uri mwumva neza? Soza rero reka nsabe abandi bantu bakomeye iki kintu. Yitwa Emirodri, bwana Raymond, bwana N&V, bwana El Haji. Nimwe bayobozi musigaye ba extra time, tuzi neza ko mukoresha ukuri. Groupe ya extra time ya SKFM iyobowe nabo bagomaze kuvuga. Nanze kuvuga mani shimwe Cedric aka Cedro Keza, nanze kumuvuga kubera ko we yaramfukuje da yamvanyemo ngo nuko ngo naje ngo nkavaringa ngo SKFM yamvanyemo. Rero abo bagomaze kuvuga rwose, niba muteno kunkurikira, wowe unkurikiye ufite namba ya Raymond,
ukagira namba ya Rodri Emi, ukagira namba ya El Haji na NNDV, nimwe nabonye. Mubabwire yuko biriya bintu byo gufata abantu bagakurwa muri groupe ya WhatsApp ya ikiganiro SKFM Extra Time, bakabakuramo abantu ko babonye, ntabwo ari byo. Mureke dufatanye kubaka umupira wacu w'u Rwanda, mureke dufatanye kubaka siporo izira amatiku. Nicyo kintu kizafasha umupira wacu kuzamuka. Naho niduhora muri ibi bintu byo gusenyana, uvuze icyo abantu batumva agatangira agafukuzwa, ntabwo umupira wacu uteze kuzatera imbere. Nibaza impamvu uwitwa Keza Cedro akiri muri groupe ya SKFM kandi yarayivuyemo bikanyobera. Yego niwe muyobozi, ariko se hejuru y'umuyobozi ni hari undi muyobozi wundi umukuriye? Niba ntawe ubwo ntawe, ariko ndahamye nashidikanya ko bwana SK Sam Karenzi wakaje ugakurikirana iby'iyi groupe Extra Time ukareba ibiganirirwamo niba utarimo, kubera ko abantu benshi barimo bararengana bakurwa muri groupe umunsi ku munsi. Ese twese nitutumva ibintu kimwe mukatuvana muri groupe, muzasigara nabande? Hazasigara ba bandi bashaka kugendera mu mujyo wanyu ugamije gusenya SKFM. Ibyo ngibyo ni umukasi munini cyane rwose, ntakubeshye nkubwije ukuri. Keza Cedro naragukarabye ukimara kumvana muri groupe ngo nuko navuze ibitagenda neza mwakoze mujya kuri Radio 10 mukaza musenya SKFM mwavuyemo. Biriya narabigaye rwose pe, na nubu ndacyagukaraba. Ngaye nguko kwaza kana nigendera. Mwakoze kudukurikira. Iyi yari Inyenyeri TV Rwanda, naho njye uva kuri micro nitwa Clever Regis Peterson. Ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.